kwimiruho yanjye yose yanyegereje umusaraba muri byose amahoro wangabiye anyungura ibyiringiro umurava kumbabarira sezerano dufitanye risumika hera ku birenge bye zaririmbisha impundu nyinshi nza mu Rwanda naje nkomeye byandaje naje mu Rwanda kuba representant legal wa eglise nasengeragamo muri Congo. Madamu wanjye akiri umukobwa niwe wari comptable w'urwo rusengero kuri siège ya national. So urumva nashatse comptable wa boss. So boss wa madamu wanjye ariwe boss wanjye arasaba nyuma ya jenoside ese buriya nta buryo ugira igitekerezo cyo kuzajya mu Rwanda abwira bijyabimara ati reka nkubwire rero irahuye icyo wifuzaga n'icyo nanjye nifuza aha mu rwandiko barasengera bati genda uhagararire itorero ryacu mu Rwanda itorero ryitwa Rema ndaza baranyakira muri uwo rusengero ntabwo naza ndumva nahateraniye niba ari kenshi ni kabiri nyuma yaho abona hasanze kumbi nabo bifuza muri ya mwana bamwe baragabanira bajya kundega ahantu hitwaga kera prefeka ni prefecture de la ville de Kigali uko byitwaga mu service yaho hariya ndafungwa nzira yuko bavuze yuko ni manego wa Kongo mfungwa ku cyaha cya kabiri ko naje kwayobora ariko batanzi ndafungwa nisobanura mu nyuma baza gusanga ariko n'umwe bagira inama mu buryo bubiri inama ya mbere bagiriye baravuga ati sasa twasanze umwe niba kurega rwose nta kintu ufite mfite ibipapuro byose baravuga sasa turagusaba ibintu bibiri uhite mu kimwe icya mbere kandi turi bugifashe nuko wahabwa umutwaro ugasubira kuri Kongo twakwerekeza kabisa mpaka ku mupaka ugasubira iyo wava urumva madamu yarataraza abantu bari bataraza posibilite ya kabiri nimba ushaka kuguma mu Rwanda guma mu Rwanda ariko ntuzongere gukorana n'abariya bantu kuko ibyo bakuvuze nubwo baze gukorana nabo bishobora kuba bibi mpitamo icya kabiri mpitamo mu Rwanda ariko ndaguma mu Rwanda cyane ndaguma mu Rwanda muri iki nibuka ko nafashe amasengesho y'iminsi 3 mbaza Imana icyo gukora muri iyo minsi 3 ndimo ndasenga umwe mu bapastori ubu ntabwo pastor ukomeye Kigali muri Zion Temple witwa Bishop Tendele Vuningoma aza kundeba arambwira ati pastor umva turabapanga nibabi ubutumwa bwiza iki gihugu kikeneye abanyabwenge nawe wino tuguhagaze ko yarafite akazi ahantu wino tuguhagaze moshe kandi ntabwo bizakubuza gukorera Imana ubwa mbere nagize ikibazo numva none se ibyo naje gukora ko bitagikozwe wajyaje ariko ni kwa masengesho Imana inyereza ikintu kimwe icyo gihe Kigali abantu benshi basengeraga ku nkuru nziza sasa Imana ishaka kubije kujyaje ubwo baruka mbere ndajyaje hageze nimo turi mu materaniro umuntu umugabo atatu ubutumwa bwiza ariwe Masasu numva umutima wanjye wifuza kuvugana nawe nyuma arangije kwigisha musaba kuvugana amarade kwigisha umunsi ugeze usanga arategereje kabisa n'umutima mwiza cyane turaganya tuganiriye ikiganiro kiraryoha cyane arambwira reka dukomereze muri restaurant ubwo mbere nariye projet ko ntazabaga muri projet ubwo mbere nariye projet arabwira projet turaganira
numva koko umutima w'umukozi w'Imana, numva koko afite umutima w'umukozi w'Imana, aranyamfuraje ndetse aramubwira ati ayo makuru yawe yakubayeho nanjye narabizi, ariko humura ntacyo uzaba. Nkomeza kujya musanga ku nkuru nziza igihe cyose yabwirije abahari basuzanya, biza kurangira arantumira Kimisagara aho Restoration Church yari yatangiye. Sindi mu batangiye Restoration Church ya Kimisagara, nasanze hari abandi. Mpageze ubwa mbere hari kuwa gatatu Restoration Church sai naho yatangiranye n'abapastori. Bari abapastori benshi yani cyangwa 30. Iyo group babaza ibibazo, sohora karita yanjye y'ubupastori ndayibereka, sohora ibyangombwa byose ndabibereka. Mzee Rukibiga ngo witabye Imana mu cyumweru 2 bishize, arabaza iki kibazo aturanze, ndabwira ati ndeba neza, arambwira ati sasa uwasinye kuri izi papuro zacu ni inshuti yanjye, kuko naje muri Kongo kubwiriza ubutumwa bwiza 80 cyangwa 88 cyangwa 90, ati ndamuzi kumura turakwakiriye. Ngira abantu babiri rero banyemereye. Tukiri muri ibyo ngibyo no kubona igiceri cya 50 cyari gihari, kukibona cyari ikibazo, ku buryo nabaga Nyamirambo aho nabivutse njya ku nziza buri munsi n'amaguru. Imana yari buri munsi uriya muhanda uvuze n'amaso gutya nawe kujyana Nyamirambo Cosmos mpaka mu mujyi funze n'amaso nakujyana. Tukunarahagenda Apostle Joshua Masasu icyo gihe afata icyemezo cya kabiri navuga cyangize kuwo niwe uyu munsi, gituma uyu munsi navuga ibyo ndavuga byose. Afata icyemezo ati ngwino ubi wanjye mu ubwo yarari Kicukiro, so natiye kumanuka buke. Ndibuka ko hari blage tujya dutera mudamu yarakarambo nawe, ariko aziko nitwa Kababa Jean. So kubera izina rya Kababa umugore bamubwiye ko hari umugabo uri buze witwa Kababa Jean. So yibwira ko bakabamba kenshi ibigabo binini cyane bagendana na diplomat. Sasa ndagenda ku telefone kuri cyose ndahamagara iwabo, sinari mwazi nibuze kumfate, abo tuma wenyine Pastor Lydia aza kumfata kuri cyose. Sasa azenguka cyose mpaki kuko yashakaga umugabo ufite na metero 2, ufite igituza wenda ifite metero hano na diplomat. Icyo niyo yashaka kugira. So akajya cyawo ashaka Kabamba we afite mu mutwe. Ndangije ndamureba, turarebana, ndamubaza se ni mwebwe madame Kanagati, ni mwebwe Kabamba te? Bino tugende kuramanuka tujya mu rugo. Nabaye mu rugo iwabo bafata umwana wo mu rugo bagaburira bajyana ku rusengero buri munsi. So nabaye umwana mu rugo, abana y'amagambo, nabaye umwana mu rugo mumumpera amashi Masasu kuko bameze iwabo mu rugo. Ubwo rero ndashima cyane ko iyo badafata, iyo atangira inama, iyo atanyakira, sinari kuba kundi we uyu munsi, sinari gukora ibyo nkora uyu munsi n'ibishima uyu munsi. Iyo atangira inama za mbere sinari kuba ndi hano, iyo atangira mu rusengero ntabwo nari kuba ndi Restoration mu bagize Restoration Church. Iyo batanyakira mu nama y'abapastori nari kubuwana. Iyo atangira iwe mu rugo wacumbikiye, amafoto amwe nzima madame yayahishe abaga muri annex na karadiyo nari naguze, mfite amakasete abiri yarimo indirimbo za Munishi na Rose Muhanga, nkajya nsenga aho mu butumwa bw'amasengesho. Nyuma yaho nk'umuyobozi mukuru wa Restoration Church mu kuzibutare harandi mateka ntarazi butare jenoside ikirangira. Apostle Masasu yaje kwigisha muri kaminuza, aza kuvuga ubutumwa bwiza muri kaminuza. Ibihe ntabwo byari byiza cyane, arangije kuvuga ubutumwa bwiza iminsi 5 yose, ari umupastori w'umugabo akavuga ubutumwa bwiza akarara mu byumba by'abanyeshuri, yavuga ubutumwa bwiza akarara mu byumba by'abanyeshuri. Abashinzwe umutekano baza kubona bari suspect, baramufata baramufunga.
iminsi niba ari 5 yamaze avuga ubutumwa bwiza baza kumwongerera indi 5 i Butare, ariko noneho ari muri gereza hajya muri brigade. Ari muri brigade akajya asenga Imana ati Imana, iyi mbuto nabinje muri abo banyeshuri, iyi mbuto cyo kubiba muri iyi gereza izagira ikijyanye. So atwita umurimo w'Imana, atwita itorero. Mu yandi magambo, nubwo naje kuza, ariko naje hari umuntu wabitwitse, hari umuntu wabisengeraga, hari umuntu wabishakaga, hari umuntu wabyifuzaga cyane. Mu yandi magambo, naje mwiyerekwa n'undi muntu, naje mu nzozi z'umuntu, naje gusoza icyo Imana yari yashize mu mutima, kandi icyo undi muntu yatangiye ikiguzi. Yes, sinafunzwe bitari. Twubatse urusengero rw'abayaga, badufunze ariko barabutwaye. Nyakubahwa meya, ni hariya hubatswe control technique. Nimba hari inzu wabonaga hariya baje gusenya nyuma, bariya basore wabonaga hariya bose bahatanze amaraso menshi. Ariko nabo badufunze, ahubwo batuvana hariya batuzanye. Iki kibazo ni leta yagihaye badushungusha icyo hariya. Apostle Joshua Masasu rero mvugishije ukuri ko mu mutima wanjye, niwe mbuto nagendereyeho kugira ngo ibidushima byose buri munsi bibeho. Amen. Ariko namwe muri ahangaha mubyumve ko ayo bamwe amateka mucyo bavuga ari behind the scene, nyuma y'ibigaragara hari ibindi. Muri mwebwe rero nimba uzavugana nawe, nimba uzashobora kubona umushumba ajya kugusengera se, ajya kukugira inama se, uzavuge yuko i Butare muri Huye biziza imyaka 20 bavuze yuko nta mpamvu yabyo iyo ataza kuba icyo wakoze byose i Butare n'ibyo wakoreye umushumba waho byose. Niyo mpamvu kuvuga ko niwe muzi w'iri torero. Muranyemera ko mwakuzamukira Imana ibavugisha. Ntabwo Butare tuzakomezanya namwe ahangaha mujye kumenya ayo mateka. So ndashima Imana cyane kubwa Apostle Joshua Masasu, kubwo umugore we, kubwo abana be twasangiye icyayi, twasangiye ibishimbo, twasangiye bikeya bari bafite icyo gihe kugeza nje i Butare. Yarakomeje kumushyigikira no kunsunika. Urabizi inshuro zingahe yadusuye hano, yabanye natwe hano, yaje kutugira inama kenshi cyane. So ndashima cyane Apostle Joshua Masasu n'ubuyobozi bwa Restoration Church, umuryango ubarizwamo wivuga ubutumwa Imana ihabicu. Amen. Mu mirimo yose umushumba yakoraga yitaga no gukorana n'ubuyobozi bw'igihugu. Itorero rya Kristo ntabwo riba mu ijuru, riba ku isi. Iyo turi ku isi rero ni ugukorera Imana. Bibiliya ikadusaba kubaha, kumvira. Murakoze cyane banyakubahwa abavugabutumwa, abayobozi mu byiciro binyuranye turi kumwe. Nagira ngo nanjye mu izina ry'ubuyobozi bw'akarere mbashimire ko mwashimye kudutumira mu gitaramo nk'iki kugira ngo dusangire ibyishimo. Kuri ubwo bumwe reka dusabe Imana ubwo bumwe buduhame, sibyo? Icyo twisabira kiduhame, kandi koko tuzabe intumwa z'ubumwe nk'uko Imana ubwayo yabidusabye, ariko kandi nk'uko tubihanye igihango uyu munsi. Ndabashimiye cyane, Imana ibamugisha, harakabaho. Hari bamwe mu bashumba batangiranye na Bishop Bosco umurimo w'Imana, hari abo bagendanye mu buzima busanzwe, hari n'abana yareze mu itorero bifuje kugira icyo bavuga, twagira ngo twumve bamwe muri bo. Mbanje kwihanganisha mu muryango wa Bishop Kabamba Jean Bosco, nihanganisha madame n'abana, nihanganisha paruwase ya Huye, nihanganisha provinsi y'Amajyepfo, nihanganisha RC muri rusange, nihanganisha inshuti ze n'abavandimwe be. Paulo yaravuze ngo Dawudi amaze gukora
iby'Imana yashatse mu gihe cye, arasinzira ashyirwa kuri ba sekuru arabora. Ikintu rero ngiye kuvuga nibukiraho Bishop Kabamba ni ibintu nka bitatu. Hari ibintu byinshi twakoranye mu myaka twakoranye, ariko ndavuga ibintu bitatu gusa kuko nizera ko n'ibindi n'abandi barabivuze. Icya mbere, Pastor Bishop yari umuvugabutumwa uzi kuvuga ubutumwa. Atari ukuvuga ngo ni ukumenya kubwiriza ariko gusa, ariko ni umuvugabutumwa. Igihe twabanaga i Butare maze kuhagera, twabaga twicaye muri biro, akenshi akambwira ati dusohoke tugende. Tugasohoka tukagenda muri uriya mujyi wa Butare, dore ko we yarawumenyereye. Tukagenda mu mabiro y'abantu tukabasura tukabavugisha. Yari n'umuntu uzi kuvugana n'abantu neza cyane, akamenya kubaganiriza. Twahava tukaja mu magaze tugasura abarimo tukabaganiriza, akabavugisha. Tukaja mu isoko abantu bacuruza, yabagaza ahantu tugera, nuko akabaganiriza abo bantu bose. Yamara kubaganiriza, yaje gusoza ikiganiro cyiwe, uwo twaganiriye nawe wese akamurarika kuzaza kudusura ku rusengero. Icyo gihe twasengeraga mu nzu mberabyombi, hari ahantu heza hafi n'umuhanda, ntabwo hagoraga abantu kuza. Nuko abantu nyine bamwe bakaza, bamara gushika bakumva ijambo ry'Imana, uko duhimbaza n'ukuntu turamya, bikabakundisha bakagenda baza. Uko bagenda baza bamaze kuhakunda, niko benshi muri bo bagendaga bakizwa. Icyo kintu rero nakimwigiyeho. Igihe najyaga i Nyamagabe tugiye kuhatangiza umurimo, iyo strategy niyo nakoresheje. Nanjye narahageze, ntangira nyine kujya ngenda ngasura abantu mu mabutike yabo, mu magaze, mu isoko, ndetse na bamwe twaganiriye, nkagera mu miryango yabo nkagenda mbaganiriza. Nanjye ngabatumira ndi muzaze twaratangiye umurimo w'Imana, nuko bakagenda baza. Muri ubwo buryo twajaga dukoresha nawe nibwo nakoresheje Nyamagabe, kandi abantu baritabira baraza. Atari kuvuga ngo wagiye uza kuroba umuntu umwe cyangwa ngo umubwirize ijambo ry'Imana aricyo kizamuzana, ariko kwari ukubareshya bakaza. Bamara gushika bakabona byose, bakumva indirimbo, mugasenga, mukumva n'ijambo ry'Imana. Ko twagiye kugira nk'amezi 6, urusengero rwari rumaze gufatika, rwarimo nk'abantu nk'ijana. Navuga nk'abantu nk'ijana bazaga gusenga. Yego sinavuga ngo bose bari bakijijwe, ariko hari abantu bateranaga ku cyumweru bagera nko ku bantu 100. Icyo ni ikintu rero nigiye kuri Bishop Kabamba. Ni ibintu yarazi kandi yabikoraga, ukabona nyine abifitemo inararibonye. Ikintu cya kabiri, Bosco yari umunyabwenge. Ubwenge busobanutse, kandi yarazi kuvuga, yarazi gutekereza, yarebaga kure, akamenya kuvugana n'umuntu uwo ari we wese. Ari abantu baba autorite yarazi kuvugana nabo, ari abandi bantu bari mu kigero cyiwe yarazi kuvugana nabo, yewe n'abatoya yarazi kuvuga. Abantu b'ingeri zose yarazi kubavugisha, kandi yari umuntu ugira igikundiro ndetse akagira na autorite. Yagiraga na autorite, yajyaga avuga nyine ukabona ibyo avuga abihagazeho, adafite complexe iyo ari yo yose. Yari umuntu kubera icyo abantu benshi babaye inshuti ze, baba inshuti ze, akabaganiriza. Nuko icyo kintu rero nakimubonyeho, yari afite ubwenge busobanutse, mu buryo yarazi kubana n'umuntu uwo ari we wese. Abanyabwenge yarazi kubana n'abanyabwenge, dore ko twari turi n'ahantu nyine h'abanyabwenge muri milieu universitaire, yarazi kubana nabo. Ikindi nanone nabonye ni urugo rwiwe. Umudamu wiwe Mama Jose baje kugira ngo hari none ni mushiki wiwe, nawe ni umuntu wagiraga ubwenge. Ndetse icyo navuga kugira ngo Bishop abashe gusoza umurimo wiwe kandi waguke cyane, nuko yari afite umugore w'intwari. Umugore wiwe ni intwari, yajaga akora ibintu byose.
mu gihe pasiteri yari akiri pasiteri yatoberaga umudiyakoni, niwe wakoraga amasuku mu rusengero kandi akabikora vuba, dore ko yari n'umunyembaraga. Rero uwo mubyeyi rwose yakoze imirimo y'indashyikirwa. Wajya kugera mu rugo rwiwe ugasanga abantu bose barisanzura, agategura mu rugo, abanyeshuri bakaza, nta munyeshuri wagabwiraga ngo agende atamufunguriye, ndetse n'igihe adahari yasize nk'ibyo kurya nkaho, kubera kwisanzura no kwisanzura mu rugo rwa Bishop na Madame, bakaza bagafata ibiryo bagateka bakarya, no ugasanga barisanze ni wabo. Bimwe mu byakuruye abantu benshi kuzana abantu mu itorero ryacu n'ibyo nabyo byari birimo. Iyo nayo yari iyindi strategy bagiraga yo kugira ngo urusengero yarayoboye rubashe gukomera. Ibyo bintu rayumunanye kandi ndabishimira Imana, namushima kuko yabikoze neza. Icya gatatu, yari umuntu uzi kubwiriza ijambo ry'Imana. Yabwirizaga ijambo ry'Imana akaribwiriza neza, abantu bose bakumva bakanezerwa bakishima. Hari abantu bashobora kubwiriza agatangira kubwiriza akarangiza utarumva icyo ashaka kuvuga, ariko we yari umuntu wateruraga ijambo akarivuga uko riri kandi abantu bose bakaryumva. Hari amagambo menshi ntabasha gusubirayo, mwibukiramo amagambo yajyaga abwiriza agafasha abantu. Rero ntabwo ngiye gutinda kubera yuko byenda umwanya ariko ungana, ariko ndashima Imana yari yaratanze Bosco muri ERC kandi ikamuha gukora uriya murimo kandi ikaba yaramufashije akawukora neza. Rero ntabarambiye, ndagira ngo mwifurize iruhuko ridashira, ariko yamaze kurigeramo naruhuke, aruhukire Imana yamuhamagaye, kandi natwe tuzagera ikirenge mu ciwe, igihe natwe nikigera tuzamusanga. Imana idufashe. Murakoze. Nizashimwe bene data kandi umuryango wa Bishop Kabamba. Nitwa Pasiteri Mutaganzwa Viatori, Huye, nkora umurimo w'Imana muri ADEPR. Nagira ngo ngire icyo mvuga kuri bene data Bishop Kabamba watabarutse. Nagize umugisha wo kubana nawe kandi kumenyana nawe kera akiza gutangiza umurimo w'Imana hano muri Huye, kandi ngira umugisha wo gukorana nawe kubera ko yari ataramenya Ikinyarwanda, yapicingaga mu Gifaransa, hanyuma akaba ari jyewe umushyira mu Kinyarwanda. Iteraniro rya mbere ry'uwo murimo yari atangije jyewe umushyira mu Kinyarwanda kandi byagenze neza. Ariko icyo namwigiyeho icyo gihe ni uko yari umuntu ufite ishyaka ryinshi cyane, kandi icyo namuvuga ni uko iryo shyaka atigeze arireka, kandi byatumye agira n'umwete wo kwiga Ikinyarwanda, arakimenya neza ndetse akakibwirizamo neza ndetse kuturusha natwe. Hanyuma ikindi namwigiyeho ni uko yari umuntu w'umunyamurava, ugira umwete mu byo akora kandi ibyo yemeje akabigeraho. Kandi ikindi ni uko yari umuntu usabana n'abantu bose, ari abaciye bugufi, ari n'abo bareshya, bose ntawe yirengagizaga, kandi yari inshuti ya bose. Urugero rero adusigiye, ari twebwe abakozi b'Imana twabanye muri forumu, hari n'abandi, twese tuzarukurikiza kandi tuzatubera inyunganizi no muri twebwe tugikomeje. Imana ikomeze kubihanganisha. Mbere na mbere mbanje kwihanganisha umuryango wa Bishop Bosco, mama n'abana, ndetse n'umuryango mugari n'umuryango wa Restoration Church bose, abo bose bihangane, kandi turamusabira ngo Nyagasani amwakire mu bwami bwe, kubera ko yamukoreye akaba atabarutse n'ubu yarakimukorera. Bishop Bosco twamenyanye nyuma ya Jenoside, tumenyana mu bihe byari bikomeye, mu bihe byarimo
nyuma ya jenoside mu gihe cyarimo gushyingura imibiri twagendaga tubona y'abacu, icyo gihe yazanaga abasore n'inkumi bakadufasha mu muhango w'ijoro ry'icyunamo. Bari bagize korali, yari korali yo muri Restoration Church, abasore n'inkumi bari muri kaminuza icyo gihe. Yaradufashije cyane, niho namumenye, nyuma tuza gukomeza kuba inshuti. Bishop Bosco tumuzi nk'umuntu wabaniye abantu neza, umuntu wafashije abantu benshi gushinga ingo, mbese yafashije abantu ku bwa roho, abafasha no ku bw'umubiri. Ikindi tumuziho ni umuntu wabaye intangarugero mu kwihangana. Byaragaragaye mu burwayi bwe, byagaragariye benshi, yariyumanganije, uburwayi yamazemo igihe kinini, ariko uko wamusuraga n'igihe atarakibashije kuvuga, ariko mwararebanaga ukabona aramwenyuye, ukabona ku mutima we harakeye, nubwo yababaraga, ariko ubwo bubabare bwose n'ibindi byose byari byamukoraniyeho ntabyiteho. Bishop Bosco ni umuntu witangiye itorero rye, cyane cyane hano i Huye, ari mu kuryubaka, kubaka, kwita ku rusengero, mu kurwubaka no kurusana, ari ndetse no gusana imitima ya benshi, abazahura mu byo bari barimo, abagarura mu kwemera. Ubundi bavuze Restoration Church hano i Huye, wumva Bishop Bosco. Ni umuntu witanze amanywa n'ijoro, ni umuntu witangiye abandi, kandi yasabanye n'abantu benshi atitaye ku idini cyangwa itorero, yewe atitaye no kuba atarabyirukiye mu Rwanda, ariko ibyo byose yarabirengaga, akarenga izo mbibi zitandukanye abantu, akagerageza gusabana n'abantu, cyane cyane inshuro nyinshi ni naho jyewe twahereye tuba inshuti. Bishop Bosco agiye, ari umuryango wari ukimukeneye, ari itorero ryari rikimukeneye, ariko Nyagasani yihitiramo uko ashaka. Ntabwo twavuga ngo turamugumana, kuko si twebwe twamuhaye ubugingo, Imana yamuhaye ubugingo kandi ikabimwishubije. Niyo n'ubundi dutakambira tuvuga ngo imwakire, imutuza heza kandi mu mahoro, niyigendere ashoje ikivi cye. Umurage dusigiye ni ukwiyumanganya, cyane cyane n'igihe twaba turi mu byago, ni ukwitangira abandi, ari umuryango we, ari n'itorero yari ashinzwe, ari n'abandi abaturanye n'inshuti. Byaragaragariye benshi ko yagiye yitanga. Uwo ni umurage ukomeye cyane adusigiye. Nyagasani amwakire mube, amutuza heza, kandi ndangije nongera kwihanganisha umuryango, abavandimwe, inshuti n'itorero rye, bose bakomeze bihangane, tumuherekeze neza. Nyagasani amwakire mube, murakoze. Cyambere ndabanza kwihanganisha umuryango wa Kabamba Jean Bosco, ukomere kandi uhumure, Uwiteka ari mu ruhande rwawe. Ubuhamya bwanjye ndabushyira mu bice bitatu. Icyambere uko namenye Kabamba, icya kabiri umubatizo wanjye, icya gatatu urugendo twagendanye mu kubaka inzu y'Imana. Mbere na mbere rero Kabamba ajya kumumenya, yacaga ku kazi aho nakoreraga kuri sitasiyo BP Pina, ubu ni SP Huye, neza na neza imbere y'imberabyombi, aho yabaga agiye kwigishiriza inkuru nziza ya Yesu Kristo. Yacaga imbere rero y'ibiro akansuhuza, nkamusuhuza, ariko nyuma ntabyamara umwanya nkumva abantu bararirimba, barasenga. Noneho icyaje kuntungura ni imodoka yari yanditseho UNICEF y'umumama yatwarwaga n'umumama witwa Mama Beya, yazaga kunywa esanse aho ngaho kuri icyo kigo nari nyoboye, kuri iyo sitasiyo nari nyoboye. We nari muzi kuko nari nzi n'umugabo we i Bujumbura, nari mbazi.
icyumweru cya mbere gihise, icya kabiri nanjye nateye intambwe njyayo. Ngezeyo baranyakira bampaho nicara, nicaye nsanga Pasiteri Bosco, icyo gihe yari pasiteri ariho yigisha mu Gifaransa, ndamukurikira, nta Bibiliya nari mfite, ntaki, ntega amatwi ndamureba, mvamwo numva nyuzwe, meze neza, numva inyigisho yigishije zinkozeho. Turangije amateraniro yaransuhuje, arambaza amazina yanjye, ndabimubwira, nitwa Musavye Jeanne, nkorera hano kuri sitasiyo BPP. Nkomeza rero buri cyumweru njya senga, aza no kuntumira mu masengesho, mu rugo iwe habaga amasengesho, hari icyumba cy'amasengesho, nkajyayo nitabira. Ntangira urwo rugendo rero muri 96, kwa 12 niho umubatizo wa mbere wabaye. Jye nari nkiri mu masomo yo kwigishwa kubatizwa. Nibwo rero naje kubatizwa ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa 4, 97. Byari ibyishimo mu ruhande rwanjye, wari umunezero n'ibirori ntazigera nibagirwa na rimwe mu buzima bwanjye, n'intambwe ikomeye nari nteye mu buzima. Ndibuka ko uwo mubatizo nari kumwe na Dr. Busa n'umudamu we na Mama Dior, umumama wari ubyibushye cyane ufite hafi 200, na n'umwana muto ntazibagirwa wari ufite nk'imyaka 12 wari utuye hari Itumba mu bice bya Cyaro. Abandi babiri bari abanyeshuri bo muri kaminuza, numva ntabibuka neza. Twabatijwe turi 7. Mubatizo wa mbere warimwo abantu bagera kuri 4. Nkomeza urwo rugendo rero, nyuma y'amezi make bahise bashinga umurimo mu itorero, kujya ndebera amaturo no kubika ibikoresho, nabibikaga hariya hafi ku kazi, nkanabyitaho n'amakaye nk'abarige nyabika. Nkomeza umurimo mu itorero, njya no muri komite ya finance, nuko nguko. Uwo murimo naje kuwusoza kuri 2008, naho bitewe n'impanuka nakoze ndavunika. Bivuga rero umurimo nawushojeje, ariko ntavuye mu itorero, ari ukubera ko igihe namaze ndwaye amezi nari ndwaye, imirimo bahise bayiha abandi, kandi byarumvikanaga kuko nari naravunitse. Ariko hagati aho ngaho soreje aho natangira uko rero nzi neza Bishop Kabamba. Yari umuntu ukunda kubwiriza neza, yitaga ku rubyiruko cyane, namwigiyeho byinshi, namwigiyeho kumenya kubwiriza ubutumwa bwiza urubyiruko, abana bato. Kaminuza y'u Rwanda yose yarayirereye, niwe yashingiye abakobwa benshi n'abahungu benshi. Ndibuka ubukwe bwa mbere bwabereye mu Mberabyombi, ariko ubukwe ntazibagirwa ni ubw'umucamanza yitwa Alice n'umugabo we w'umudogiteri. Ubwo bukwe ndabwibuka, ababyeyi baturutse impande zo hirya no hino, itorero rikora ubukwe butari busanzwe. Ndabyibuka rero uburyo yitanze n'ukuntu yatumobirizaga abakristo tukitanga. Mu itorero ryacu hari umuco mwiza badutoje wo kuremera abubatsi. Twarabikoraga, ni naho haje kuva akazina banyise ngo shangazi w'itorero. Mama Bishop ibyo bintu yarabikundaga cyane, agahamagara shangazi w'itorero nuza kuyobora abajya gutanga ibintu byo kuremera abageni. Wari umuco mwiza rero. Twaje no kwigisha ayandi matorero, nka Zion Temple babyigiye iwacu, no muri Anglikani babyigira iwacu. Hari amahugurwa rero menshi Bishop yadushakiraga ngo abantu twige, tumenye, tugere hejuru, tugire byinshi twigiramo. Rero mu ruhande rwanjye hari imbuto namusoromyeho kubwiriza ubutumwa bwiza urubyiruko. Mu mwaka wa 1999 nibwo natangiye kwigisha muri Ekodime, ntangira kurera abana bato ngo nitoze kuzamenya kubwiriza ubutumwa bwiza urubyiruko. Nabigiriyemo amahirwe uko nabitangiye kubyitoza, byaje kuntira mu rubyiruko ndera, kuko nari umwarimu muri segondere. Nagiye mbatoza kuyoboka Imana no gukunda Imana no kwakira agakiza. N'uyu munsi ndacyabibonamo imbaraga no kubikora binkundi. Kuki? Kuko nigiye ku birenge by'abatubanjirije. Bishop
ni umwe mu bantu nigiyeho kumenya kwigisha ubutumwa bwiza urubyiruko. Ndabishima rero cyane. Nongereho rero mvuga urugendo rukomeye cyane twagize rwo kugira ngo tubone inzu y'Imana. Ni urugendo ntazibagirwa nakoranye na Pasiteri Kabamba cyane bitwatworoheye. Ndibuka igice cya mbere twayibanije kujya hariya hari moteri Huye tujya kuhagura. Tugiye kuhagura baduca amafaranga menshi, 3.3 million. Dusanga ntayo dufite, hari igihe cya 98. Turagaruka tugenda hepfo ku mugabo witwaga Kaguru, bamutaziraga Kaguru kuko yarwanye mu ntambara ya kabiri y'isi. Najyanyeyo na Bishop, turicara baratwakira tumusaba ko twagura ku isambu ye. Ariko uwo musaza yaratabarutse aratwangira ati isambu yanjye sinayigurisha, ni iya leta, bayishyizemo mvuye ku rugamba rwaho yarwaniraga ngo bamukuye muri Kenya. Ni amateka maremare nawe twamwumviyeho, nari nicaranye na pasiteri tujya gushaka. Aho haratunanira turakomeza tujya mu Rwabayanga. Mu Rwabayanga ndibuka ko naho twahatembereye tuza kuhabona twishyura n'amafaranga arenga 40,000 abantu bari bahinzemo amasaka. Ariko nta cyatubabaje nk'itorero tumaze kubaka iyi nzu y'Imana igeze kuri Ronto, baba baratubujije ibintu byose bisubira urudubi birapfa. Ariko ndashima Imana cyane, twari dufite umupasiteri umwungirije, Pasiteri Bigaraba Philippe, umuyobozi w'itorero ry'Imuhanga. Niwe yaduhumurizaga kuko twe twarababaye biteye agahinda uburyo tutanze amafaranga twubaka, nyuma bakaba batwambuye. Twabaye aho turasenga, Imana iza kudushumbusha baduha kiriya kibanza turimo ubu ngubu, ariko kitari cyoroshye, ryari ishyamba rikokaye cyane. Twahashinze rero ihema turasengeraho, nyuma dushyiraho amabati. Ikintu ntazibagirwa n'imvura n'umuvo watembaga hariya hantu. Twabaga dusenga imvura ikadusangamo, twese twamanikaga amaguru kubera imvura nyinshi yadusangagamo hamanukaga. Rero yakoze umurimo ukomeye, ntako atitanze, yahoraga ari umubyeyi uba mu ntama ze, uzikurikirana uko bwije uko bukeye, adusura, yadutoje umuco wo gusurana. Sinzabyibagirwa, ni byinshi namuvugaho. Ariko hari ibintu nzi neza n'abagiye bava mu itorero, amatorero yatangiye kuza mashya muri Butare, benshi baragenda. Ariko ndi umwe mu bantu ntigeze nyeganyega nguma mu itorero ryanjye kugeza n'uyu munsi, kuko hari ibyo nigiye kuri uriya mubyeyi ntashobora guhunga. Yakundaga kuvuga ukuri, yakundaga gushyira ukuri kwe ahabona, yakundaga kwigisha agatanga ingero, byafashije no kumenya gufatira ku ngero nziza. Imana imuhe iruhuko ridashira kandi ikomeze umuryango we. Ni byinshi yakoreye, sinzibagirwa abana benshi yashyingiye n'uburyo yabigishaga kubaka urugo rwiza. Imana imuhe iruhuko ridashira kandi ikomeze umuryango we. Murakoze cyane. Nimusabye Jeanne batazira shangazi w'itorero. Nitwa Steven Durisa na Madamu Alice Durisa. Turi mu bantu ba mbere twamenye Pasteur Bosco kuva muri 1978. Turi couple ya mbere ngira ngo mu rusengero yasezeranyije nk'umupasiteri, ariko kuva icyo gihe twabanye neza nk'umushumba, nk'umujyanama, nk'umuvandimwe. Ntiyigeze ahinduka kuri icyo gihe uko yari ameze. Mu bantu bitangiye umurimo w'Imana, baza gukorera i Butare mu banyeshuri, twese tukavayo tukamusiga, ariko kuko twamusize tugarutse niko twamusangaga, ndetse akanadukurikirana akaza kudushaka, kudusura, kutugira inama. Yari umupasiteri mwiza, yari umugabo w'imfura cyane. Tuzahora tumwibuka ku byiza bye no ku commitment yagize nk'umupasiteri. Imana imuhe iruhuko ridashira. Nk'uko yabibabwiye, nitwa Alice Durisa, nkaba ari umufasha wa Steven. Ndashaka gushimira Imana cyane kubwa Pastor Bosco, kuko nk'uko twari abanyeshuri, twari
ibintu ntabwo byari byoroshye kiriya gihe gutegura ubukwe gukora ubukwe yari experience nshya kuri we no kuri twe kandi uburyo yabibayemo yabigize ibye yaradukurikiranye cyane inama z'ubukwe mbese mu bintu byose yari arimo be na mama wa Jose turabashimira cyane turacibuka urukundo mwatugaragarije kiriya gihe reka n'ibindi bihe byose kuko nk'uko Steven yababwiye ntabwo yagarukiye aho yakomeje kudukurikirana twagiranye ubucuti bukomeye akajya atugisha inama natwe tukamugisha inama mbese tubuze umubyeyi tubuze inshuti ariko Imana ishimwe ko asize legacy ikomeye cyane kuri twe nk'abantu babanye nawe dusenga mu itorero yari ayoboye reka n'abandi bose bagiye bakurikirana nk'uko Steven yabivuze ni itorero ry'abanyeshuri ahanini donc byamusabaga kugira patience nyinshi kwitanga cyane ariko urebye ukuntu twitwararikaga twese urwo rukundo turarumushimira turarwibuka ineza ye son amitié et sa fidélité mu bintu byose yakoraga ntabwo ce n'est pas l'ami d'un jour ce n'est pas be na mama Jose baritanze bitangaje kubw'umurimo w'Imana turabishima tuzahora tubyibuka turaprofita de cette occasion kugira ngo dukomeze mama Jose n'abana kuko abana nabo nubwo tutavuze mbere ariko buriya habayeho kwitanga kw'abana cyane kuko Pastor Bosco yabanaga umwanya munini cyane n'abantu be ugasanga abana bagomba gutanga sacrifice y'umwanya wo kutabona papa wabo kugira ngo twe tumubone Israel na Cecile turabashimira cyane 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 Pasheleva Imana ibahumugisha kandi izabakomeze muri urugendo muri iyi minsi ibakomeze cyane ndetse na toute la famille de Pastor Bosco Imana ibahumugisha murakoze kuduha akanya ko gutanga testimony yacu banita Ndiluleya izina abantu bamenyereye cyane ni mama Sandra ndi mukristo umwe mu bakristo Bishop Jean Bosco yabereye umushumba Bishop Jean Bosco turimo kuvuga uyu munsi naramumenye gute mu mpera z'umwaka wa 1996 naravuye iwacu Kinshasa nza mu Rwanda ngeze mu Rwanda nari ntuye irubona hariya muri Izaro uyu munsi ni Rabe mwese murahazi muri kilometero banza 18 kugera i Butare maze cyumweru kimwe nagomba gushaka ahantu ho kuza njya nsengera nza mu mugi w'Ubutare ntangira gushakisha hose ngera hafi y'isoko ngeze hafi y'isoko nkura n'abantu ndayoboza bamubwira ko hado kuri kavu tumva abantu basenga genda ukoma ngo baze ushobora gusanga abantu basenga bakuyobora urahita ubona ahantu uzagiye usengera naragiye koko njya gukomanga muri kave narageze muri kave umuhungu ndakomanga umuhungu aramfungurira ndivuga mubwira byose nshaka umuhungu yarafashe ku kaboko araperekeza angiana kwa pasteur yaramubwira gareka kujyane kwa pasteur arangiana tugera kwa pasteur byari pasteur Jean Bosco Kabamba ndivuga ndi presenta mvuye Kinshasa none ndimo gushaka hano nzajya nsengera naje mu mugi wa Butare kubera aho ntuye irubona bigisha mu Kinyarwanda kandi na Kinyarwanda nzi twarafashe ubwana turaganira ndasobanura aranganiriza ndamusobanura byose amba rendez-vous yo kuza ku cyumweru byari kwa kabiri un certain mardi amubwira kuza ku cyumweru ngaruka ku cyumweru tangira gusengera muri Restoration Church yahuye kuva 96 kugeza uyu munsi ndacyari mu Kristo wa Eglise Evangelical Restoration Church ihuye Bishop Kabamba turimo kuvuga uyu munsi ni wa munsi twamenyanye nyuma y'icyumweru kumwe ngeze mu Rwanda kugeza uyu munsi imyaka yose itambutse nago yambereye mushumba gusa yarambereye inshuti umuvandimwe umujyanama
kubera naramwigiyeho binshi yaramfashije mu binshi biri kote spirituelle biri kote morale na sociale. Reka tuvuge biri spirituelle, uyu munsi ndimba nshobora gusenga isengesho ryange njyenyine yarabinigishije, anigisha kumenya kwisengera igihe uhuye n'ikibazo, atari kwizera isengesho ry'abandi bantu, banza uyisengere wengine, kubera ushobora kugira ikibazo ushaka ingunga y'amasengesho y'abantu, ushobora gusanga abantu ngo bakusengere, abantu ugiye gusengera sanga bafite yabo imitwaro ibaremereye, ikifuzo cyawe nta gaciro bashobora kugiha. Yahoraga abinsubiriramo bimba uriya mwate igihe nhuye n'ibibazo nkunda kwisengera, mfata mwanya munini ndisengera mbere ko ntinutse no kubigira abandi bamfashe mu gusenga. Ikindi yanigishije, nimba uyu munsi mfiteho ntuye, yahoraga nkurura amatwi. Mwarubatse, mufite ikibanza, mugomba kubaka, we urakora, ubugabo arakora, mugomba kugira ho mugomba kuba, oya mugomba gushiramo imbaraga, mubake kubera yahoraga abinsubiriramo byaratumye tinuka uyu munsi mfite hano nshobora kuba. Umuvuga dushobora gutangira mu gitondo kugeza n'ijoro ntago byarangira. Uyu munsi turi munsi wo kubusezera. Imana yaramukunze kuturusha, yaramusubiye. Keso namwe pozambe. Nitwa Isidore, nkaba ndi umwe muri benshi bagiriwe ubuntu bwo kumenyana na Bishop Kabamba Jean Bosco. Igihe twamenyanye mu 1999 ubwo nigaga muri kaminuza y'u Rwanda i Huye. Muri uwo mwaka nibwo nagiye gusengera mu itorero Restoration Church Paruwasi ya Huye. Kuva icyo gihe ntabwo nongeye kurivamo. Ni nabwo nakiriye agakiza bifashijwemo n'umushumba Kabamba Jean Bosco. Nkaba mbishimiye Imana kandi nawe nzahora mbimushimira. Ubuhamya bwanjye rero bugiye gushingira mu bice bitatu. Burashingira ku bijyanye n'umurimo w'Imana. Igice cya kabiri ni ikijyanye navuga ngo ni mibanire n'abandi bantu cyangwa se navuga ngo biri social. Igice cya gatatu nacyo ni ikijyanye no gukunda igihugu nabonye mu mushumba nyakwigendera Kabamba Jean Bosco. Mu gice cya mbere rero Kabamba Jean Bosco yari umukozi w'Imana. Navuga ngo yitangiye uwo murimo mu buryo navuga ngo nta kintu na kimwe yasize inyuma. Yitangiye Imana mu buryo navuga ngo nta kindi kintu yakoraga cyangwa se yatekerezaga uretse ikintu kijyanye no guteza imbere umurimo w'Imana. Ni mu ngo rwego urubyiruko rwinshi muri kaminuza y'u Rwanda rwakiriye agakiza kubera Bishop. Urubyiruko rwinshi rwari rurushye muri icyo gihe. Twese tuzi amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi, tuzi kaminuza y'u Rwanda nyuma ya Jenoside uko yari imeze, ariko n'umwe mu bantu bakoze iyo bwabaga urubyiruko rwakira agakiza. N'uyu munsi navuga ngo aho wajya hose ku isi ni ibihugu bike wageramo ntubonemo umuntu wabyajwe agakiza na Bishop. Ibyo nkumva ari ibintu rwose twakwishimira. Ikindi, Bishop yafunguye za paruwasi nyinshi. Ndumva hari bamwe bazatanga ubuhamya muri iyo aspect, ariko hari amaparuwasi menshi yafunguye, ayafungura mu bihe bikomeye cyane, atagira ubushobozi, atagira abakristo bamufasha muri uwo murimo.
ari we ubikora kuko itorero nibwo ryari kivuka ntabwo ryari bwakomere nta bushobozi rimwe na rimwe kenshi akagenda n'amaguru handi agatega handi akagenda na moto handi agasaba rifite abakristo bari bafite imodoka batari benshi kugira ngo uwo murimo w'Imana awusohoze. Uyu munsi asize za paruwasi nyinshi. Ikindi rero cya kabiri navuga ni ikijyanye mu buryo buri social. Bishop yari afite inshuti nyinshi. Bishop yagize inshuti nyinshi kandi navuga ngo z'ingeri zitandukanye. Abakijijwe hari abo yabyaje agakiza, abakozi b'Imana b'inshuti ze, abanyarwanda n'abanyamahanga, abadakijijwe, abanyapolitike, abantu b'ingeri zitandukanye. Umuntu wese wagize amahirwe yo kubana na Bishop, wo kubonana nawe akagira umwanya wo kubana nawe, yamubereye inshuti. Kandi iyo wabiga inshuti ya Bishop, navuga ngo yabaga inshuti forever, kubera ko aho wabaga uri hose wagira gutyo ukabona message ya Bishop akubaza amakuru ki, umeze ute, umuryango umeze ute, ukabona ko ari umuntu wa wundi akugira agahora abagufite ku mutima kandi agahora agusengera. Bigaragazwa n'uburyo mu rugo iwe habaga hasusurutse buri gihe, hahoraga abashyitsi bahoraho, inzu yahoraga yuzuye. Ndibuka muri iyo myaka ya za 1990 na kangahe 2000 inzu yabagamo nta nubwo yari inzu nini, akaba afite umuryango uri biologique, akagira abakristo benshi babaga bahari, abakozi b'Imana bazaga kwigisha ijambo ry'Imana, abantu ugasanga mu rugo iwe buri gihe haruzuye. Ibyo ni bigaragaza uburyo yari afite umutima navuga ngo mugari, yari afite urukundo, ntagire uwo yinubira, akabahora ari umuntu ubona afitiye urukundo abantu. Ikindi akagira umutima wo gufasha. Yaremeye abapfakazi benshi ba jenoside yakorewe abatutsi, arabaremera. Hari ababonye inka uyu munsi bafite inka barimo amata kubera Kabamba Jean Bosco. Hari abubakiwe amazu, inzu, hari yafashije biga amashuri, abarangije amashuri abashakira akazi cyangwa se akabaha za recommandation. Hari imfubyi za jenoside batari bafite ababyeyi, yabereye ababyeyi, agera gusabwa bagasabirwa mu rugo kwa Bishop kubera rwa rukundo. Ibyo numva abenshi bamuzi babihamiriza. Ikindi cya gatatu rero navuga aricyo cyanyuma ni uburyo Bishop yakundaga igihugu. Yakundaga igihugu by'umwihariko agakunda intara y'Amajyepfo n'umujyi wa Huye, ku buryo buri gihe ibikorwa gahunda za leta wasangaga azirimo, akaba ari kumwe na timu itegura, yaba ari ibikorwa bijyanye no kwibuka, yaba ari gahunda y'umuganda, yaba inama zijyanye no guteza imbere umujyi wa Huye cyangwa se intara y'Amajyepfo. Buri gihe abayobozi bakamwiyambaza kubera babaga bazi ibitekerezo bizima afite, ibitekerezo byubaka, ibitekerezo biteza imbere igihugu. Kandi buri gihe agakangurira n'abakristo, iyo yabaga yigisha ntabwo yabuzaga kunyuzamo ijambo rijyanye no gukunda igihugu. Nkumva icyo ari ikintu tuzamwimukiraho, tuzakomeza kumwibukiraho, umushumba Bishop Kabamba Jean Bosco. Ikindi navuga nuko uyu munsi Bishop hari urubyiruko rwinshi yahaye inama, kuko yakunda kugiraga inama abantu by'umwihariko urubyiruko, akabereka uburyo bagomba kwiteza imbere, akabigisha uburyo bagomba kuva mu byaha, bigisha uburyo bagomba kwiga, kuko wasanga abakristo benshi ari abanyeshuri. Yabonaga umunyeshuri udakunda kwiga wakamucyaha, agashaka yuko urubyiruko rwatera imbere, agashaka kubona abakristo be batsinda n'amanota yo hejuru, kandi akashimishwa no kubona abakristo be bateye imbere. Uyu munsi benshi bazagendera ku nama yabahaye. Ikindi navuga ngo cyanyuma, yari umu intellectuel, yari umuntu wakundaga kwiga. Buri gihe yabaga asoma,
akajyana navuga ngo n'ibigezweho, niba ibijyanye na ICT, ibijyanye na social media, ibijyanye na za teori zitandukanye, akaba ari umuntu buri gihe ushaka kujyana n'igihe. Numva icyo ari ibintu tuzakomeza kumwibukiraho nk'umuntu wese wamumenye. Cyanyuma tugashima ko yari yarahaye uburere abana be. Numva ari ikintu uyu munsi twakwishimira. Iyo ureba Israel ukareba bashiki be, navuga yuko we have to be proud of him. Yarabahaye uburere, ubona ari abana koko bakuriye mu maboko y'umushumba, kandi ntabwo bari gukurira mu maboko ya bishop ngo uzabe imbwa. Nkumva ari ikintu twakwishimira. Asize izina, asize Israel, asize Rachel, asize Eva, asize na mama Bishop. Ndumva mu rugo rwe hazahora izina rye. Uzabona Israel akabona Rachel akabona na Eva, azaba abonye Bishop. Yewe n'itorero asize na paruwase asize, paruwase ya Huye, hari amaparuwase yatandukanye yaremye mu ntara y'Amajyepfo. Yose ni ibikorwa bizakomeza byivugira izina rye, ntabwo rizazima. Turashima Imana yuko yamudutije none ikayimwisubije, ihabwa icyubahiro. Sashimwe. Nitwa Didier Nkurikimfura. Nange uyu munsi nifuje kuvuga kuri Bishop nk'umuntu nagize ubuntu bwo kuba hafi, yatubereye hafi, atubera umushumba imyaka myinshi. Turi Butare kuva 1996 kugeza 2009. Muri iyo myaka nibwo nari ndi Butare, na nyuma yayo yakomeje kudukurikira hafi. Mu by'ukuri Eglise Association Church yari itorero ryanjye rya mbere ngeze mu Rwanda. Icyo gihe nta muntu nari nzi, yari igihugu ntaramenyera, abantu tuzi bakeya, ariko nari nkeneye famille mu buryo bw'umwuka. Ndibuka mushiki wanjye yanjyanye, yarambajije se ushaka kunjyana kwa ngo mbonane na pasteur. Anjyana, duhura na Bishop, duhura na mama Jose. Ndacyabyibuka banyakire neza n'urugwiro n'umutima mwiza cyane. Icyo gihe Association Church yari imaze igihe gitoya, nta n'umwaka yari imaze ikora, kandi icyo gihe ndabyibuka banyakiriye kugira ngo numve mbone iyindi Eglise cyangwa iyindi famille. Imyaka yose rero nabaye Butare, nari nkiri mutoya, nangira kaminuza, ndarangiza, ndakora, nkora ubukwe muri 2006. Muri iriya myaka yose Bishop Kabamba Jean Bosco yatubereye hafi cyane, kandi yampaye opportunity yo gukorera Imana. Ariko nanone yabaye advisor, yabaye umuntu waduhaga impanuro nyinshi kugira ngo mu buzima tubashe kugera kure. Twashoboye gukorera Imana muri Association Church. Ndibuka iminsi ya mbere twakoreshaga drum, ngewe na Dr. Jose, tugenda tukora interpretation, tugenda muri intercession. Ni umuntu yadutoje gusenga, hanyuma nanone no kusapotinga mu bintu bitandukanye bijyana na development yo muri Eglise. Rero uyu munsi ndakibuka Bishop nk'inyangamugayo, umuntu w'umuhanga, umunyakuri, umuntu uharaniraga iterambere cyane, ariko nanone yari umubyeyi. Kino nzamwibukiraho cyane, yari umuntu utarekuraga. Umuntu wese yanyuze maboko ye, ari uburyo yashaka kumenya ukuntu ameze, ukuntu ateye, akamenya ko nta kibazo ufite, kandi akaba hafi muri etape zose z'ubuzima.
ibyishimo cyangwa ibyago. Yari umuntu yari hafi y'abantu bose, muri eglise, mu rusengero nk'umupasiteri, ariko nanone n'abandi batari necessairement kuri eglise, kuko yumvaga ko yashobora gufasha abantu mu buryo butandukanye. Ikindi kintu mwibukiraho ni uko yari umuntu yari strict, cyane cyane ku bantu bari bafite agaciro imbere ye, nk'umubyeyi ushaka ko umwana atere imbere. Ikindi kintu nzamwibukiraho ni uko ni umuntu wambereye hafi cyane muri etape zose z'ubuzima. Navuze ubukwe na nyuma. Ni umuntu yakomeje kumenya amakuru yacu no kutuba hafi. Uyu munsi rero ntabwo turabyakira kumva ko tumubuze. Turabizi ko ntabwo ari twe twenyine tumubuze, itorero riramubuze, igihugu cyose. Ndahamya ko abantu benshi banyuze mu maboko ye cyangwa muri yababereye umubyeyi. Abantu benshi yarabafashije mu buryo bw'umwuka, kandi abo bantu benshi bari ahantu hatandukanye mu gihugu, muri leta, muri secteur privé n'ahandi. Rero biratubabaje, ariko nanone turabizi neza ko umunsi umwe tuzamubona, kandi uyu munsi tuje gucelebrating ubuzima bwe. Nubwo tumubuze, ni umuntu yagize impact ku buzima bw'abantu benshi. Mama Jose n'abana, Imana ikomeze kubafasha, kubakomeza. Nanone eglise ya RC Huye, eglise ya RC yose, Apostle Yoshua Masasu, komite yose ya RC, turabizi ko tubuze umuntu w'ingenzi, ariko Imana ikomeze kubafasha, Imana ikomeze kudufasha twese, kandi twize ko umunsi umwe tuzamubona. Imana imwe iruhuko bidashira. Mu by'ukuri Bishop ibyo kumuvugaho ni byinshi. Mbere na mbere tubabajwe nuko atuvuyemo, twari tukimukeneye. Bishop rero kuri njyewe yambereye umubyeyi. Bishop yabaye umukoresha wanjye, ariko ntago yamfataga nk'umukozi, ahubwo yamfataga nk'umwana we. Yangiraga inama, yanyoboraga neza kandi mu byiza, yanyifurizaga iterambere, yanyifurizaga kuzaba umugabo. Sinjye jyenyine, Bishop yabaye umubyeyi wa benshi. Abanyeshuri bigaga muri kaminuza abenshi yababereye umubyeyi, yababereye umujyanama. Uwagiraga amahirwe yo kumenyana nawe yabaga abonye umubyeyi. Bishop rero yabaye umujyanama w'abantu bose, yabaye umujyanama w'abakuru, abatoya ndetse n'abakuze, ku buryo wasangaga yiriwe ku rusengero aganiriza abantu, abaje bamugana rwose akabagira inama. Ibyo ndabivuga nk'umuhamya kuko nari umunyamabanga we, narabibonaga umunsi ku munsi. Ku murimo w'Imana, Bishop yagaragaje ubwitange bukomeye. Imbaraga ze zose yarazikoresheje, nta na hamwe yizigama. Nibuka ko yubatse insengero mu Bugarama, i Kamembe, i Nyamagabe, Kinyamakara, hano i Huye, i Nyanza, i Save, ku Busoro, muri Bugesera. Mbese Bishop yakoze atizigama. Uyu munsi nibaza ko Imana imutwaye igiye kumuhemba.
bishop yatubereye inkoramutima. Icyo navuga kandi nifuza, Imana imuhe iruhuko ridashira, ndetse ikomeze n'abasigaye cyane cyane abo mu muryango we, ariko kandi natwe yareze twese, Imana idukomeze ariko inadushoboze kugera ikirenge mu cye. Imana imwakire mu bayo. Mumunyakire n'amashimwe. Afite umugisha ngiye kumusimburana nawe kuko nibo batangiye gusimburiza. Reka nanjye gusimburana. Uyu musore ndamwizera, mu minsi ishize aramuhamagaye mu biro ndamubwira ati ndashaka yuko gutangira kujya uyobora amateraniro no kwigisha. Nibuka ko yaratitiye abiri ibyuye. Arambaza se byagenda gute? Nzatangirira he, bizakora gute? Ko ntarabikora, ko nigeze mba pastori, ko nigeze abwira za nigeze nyinshi cyane. Ndabwira humura, mu by'Imana yamuhaye harimo no gutoza no guforma abantu. Abakristo musengera hano mvuze yuko ari umwe mu bavuga ubutumwa beza dufite kuri Toro na Bamesha. Atinya cyane kuba pastori, arabitinya cyane, ariko reka mubwire imbere yanyu ntawe uzabikwemera. Ushobora kuba bidasa n'ibyanjye, ushobora kuba utahamagarwa nkanjye, ariko rwose ndemera yuko yavamo umukozi w'Imana mwiza cyane. So nimukomeza kugira icyizere, muzamenye yuko aricyo namubigemo, kandi ndabona kirimo kiragenda gikura. Ubundi Rolanda Pastor Viateur n'abandi bapastori bari hano barabizi ko mu mirimo yacu iyo udatekereza ko umunsi umwe ushobora kutazahaba, abandi bagakomeza gukora amakosa. So nubo numva bashobora gukomeza gukora niyo nahaba yahaba. Ikintu bashaka kugira ngo umusore akoze kose amasasi azabona kugabuganza uwo munsi no ntaramenya neza. Yesu ashimwe cyane, bene data bakundwa mu mwami. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana abane namwe. Nitwa Ndayambaje Alphonse, nkaba ndi umudiyakoni mu itorero rya IRC Huye. Nkaba kandi ari jye wakoze ndi umuyobozi w'itorero muri iki gihe umubyeyi wacu yamaze arwaye, kugeza duhawe umushumba ari we Pastor Eugene. Ndashaka kuvuga gato ku buzima bw'umubyeyi wacu Bishop Bosco, ariko ntabwo byoroshye kubona aho umuntu ahera. Reka ntangire gusa nihanganisha umuryango w'umubyeyi wacu, mama Bishop, abana, abavandimwe, inshuti z'umuryango, mbabwira ngo mukomere, kandi Imana yo nyiri humure ihumurize imitima yacu. Ndihanganisha nanone umuryango mugari wa IRC, by'umwihariko IRC Huye. Mbabwire ni muhumure, ku gitondo cy'umuzuko tuzongera kubonana n'umubyeyi wacu. Turabyizeye rwose, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo hahirwa abapfa bapfira mu mwami, imirimo yabo igenda ibaherekeje. Twizeye neza ko hari umunsi tuzongera kubonana n'umubyeyi wacu. Bishop Kabamba Bosco yewe twamenyanye mu mwaka wa 2012 ubwo nari ngeze i Huye. Kuva ubwo aranyakira mu murimo w'Imana, ndamushimira cyane, ndetse anyakira no mu muryango we. Ntabwo rero kuva icyo gihe kugeza uyu munsi hafi imyaka 9, ntabwo nabona aho mpera muvuga umuntu twabanaga umunsi ku wundi. Ngiye kuvuga ngo ndamuvuga ahari nasiga iby'ingenzi, ariko reka mvuge ibintu bibiri bikomeye yanyigishije cyane cyane mu murimo w'Imana. Icyambere, uyu mubyeyi wacu yanyigishije gukorera Imana n'umutima wose. Icyo bisobanuye nuko bikorwa.
yari umugabo w'Imana washoboraga gufata umwanya we wose mu murimo w'Imana. Yarambwiye ngo nzaharanire gukora neza ntagononwa ntahatwa umurimo w'Imana. Yashoboraga gutanga byose ibyo afite kugira ngo mu nzu y'Imana habe heza. Iteka yaravuga ngo mujye muharanira ko mu nzu y'Imana haba heza cyane kuruta aho mutuye. Icya kabiri gikomeye yanyigishije gukunda abantu no gusabana nabo. Iyo yageraga aha cyane cyane arimo atubwira imbaraga z'umwuka w'umuryango, ntabwo yashoboraga kugenda atadusomeye ijambo ry'Imana riri muri Zaburi 133 umurongo wa 1 kugeza ku wa 3. Abamuzi neza rwose murabizi ko iri jambo yakundaga kuriduha, ni nk'umurage yaduhaye. Yaravugaga ngo dorere ni byiza, ni by'igikundiro ko abavandimwe baturana bahuje. Uyu murongo rwose wambereye ubuzima. Sinababajwe rero nuko atashye, kuko mfite ibyiringiro byo kuzabonana nawe. Nubwo umubiri wababara, ariko ndabizi neza ko tuzongera kubonana, kubera ko ijambo ry'Imana rivuga ngo hahirwa abapfa bapfiriye mu mwami. Ahubwo ndashaka kubabwira ikintu cyambabaje. Nababajwe n'ukuntu yagiye tutongeye kuvugana. Umunsi ajya mu bitaro twari tumaze tuvugana iby'umurimo w'Imana n'ubundi nk'uko byari bisanzwe. Ambwira ko agiye i Kigali mu nama, ndumva hari inama ya representation legale, ishobora kuba yari assemblée générale sinibuka neza. Atusigare ku rugo neza umenye gahunda yose y'icyumweru. Hanyuma y'isaha nibwo bambwiye ko yagiye mu bitaro kandi ko arembye. Nibwiraga ko biri bugende nka mbere bisanzwe, turamusengera, nyamara siko byagenze. Nyuma maze koroherwa yajyaga nsanga muri biro ku rusengero, akamfata akangundira akankomeza, nkabona mu by'ukuri hari icyo ashaka kumbwira ariko ntabishobore. Nkamubwira nti humura papa uzambwira. Sinakwibagirwa umunsi yamfashe akaboko anzengurukana imbere y'urusengero, anyereka bimwe mu byo ntashoboye kubona nyamara ajye nari muzima. Antungira agatoki ambwira ko ngomba kubyitaho, ibyo gusana nkabisana. Babajwe nuko agiye ntamenye icyo yashakaga kumbwira, ahari n'impanuro nkuko yazimpaga nkuko bisanzwe yarasanzwe abikora. Nanjye sinabonye uko mubwira uko umurimo w'Imana umeze. Navuga ko mu by'ukuri uwansize ku rugo ntabonye umwanya wo kumubwira uko nacunze urugo. Bishop wari umubyeyi, inshuti, ruhukira mu mahoro, imirimo yawe iguherekeze. Nzahora nibuka, kandi sijye gusa, twese tuzahora twibuka umurage uvuga ngo gukorera Imana nta gihombo kirimo. Ndasenga nsaba Imana ngo Imana izadushoboze kuyikorera uko bikwiriye. Inshuti, bavandimwe mu mwami, bakunze ibitorero, inshuti z'itorero rya yarasihuye, reka twese dukomerere mu mwami, kandi umubyeyi wacu akurikiye mu mahoro. Murakoze. Nitwa Bede John, akaba ndi umukristo wa Restoration Church paruwasi ya Huye. Nari nshinzwe ivugabutumwa muri iyo paruwasi, ndetse nkayoborana n'itsinda rya Shekina. Reka mbanze nihanganishe umuryango wa Bishop Kabamba, umushumba wacu, ndetse n'umuryango mugari wa Restoration Church hose ku isi. Twabuze umushumba wacu, nta kundi niko bimeze ni mu isi. Icyo navuga, gihe twamenyanye nawe mu 2000 nje kwiga muri Universite Nkuru y'u Rwanda. Icyo gihe baramikaze turatangirana umurimo hariya,
turakomezanya kuko nari umuririmbyi nacurangaga muri korali Jerusalem, akadufasha mu buryo bw'ijambo ry'Imana, akadusura, akatuganiriza. Ubona afite ishaka ry'umurimo w'Imana cyane. Naho twamenyanye bisanzwe byoroheje, ariko mvuye hanze mu 2014 numvise telefone yampamagara, arambwira ngo arankeneye, yumvisha umutima umuhatira ko nabwiriza ku cyumweru. Icyo gihe ndavuga ati mushumba gihe ibintu simbimenyereye, atoya niko umutima wambwiye ugomba kubwiriza ku cyumweru. Ndasenga nditegura, ndaza ndabwiriza. Naho ubushuti bwanjye nawe bwatangiye, twese tuba inshuti mu buryo budasanzwe. Keka ko ushobora kuba ndi mu bantu bake bazi amabanga ye, uburyo yarabayeho, uburyo yakoraga umurimo w'Imana n'ibindi ndetse byo mu miryango, ko twaraganiraga cyane mu buryo yasanya amikaze mu buzima bwe rwose, mu buryo budasanzwe. Ariko turakundana, tujya inama, kangira inama cyane, nanjye ndetse nkamugira inama ibyo mbona twakosora ku murimo w'Imana ndetse n'ubuzima bundi busanzwe. Icyo namuvugaho rero cya mbere, karite yari afite numva navuga, yari yantoje kubariza isaha. Iyo akubwiraga ngo 3:00 ni 3:00. Ikindi akaba ari umugabo wari uzi ubwenge, yari azi ubwenge pe, kuko wabonaga n'ibyo avuga n'ibyo akora ukabona biri mu bwenge, ndetse akarasabana n'abantu cyane. Muri aka karere kacu ka Huye yarazwi umugabo, ndetse n'inama nyinshi bamutumiraga. Rero twakoranye umurimo aho ngaho twasengeraga mbere hitwa muri Cave, tuza kuhava tugura ikibanza hepfo hitwa mu Rwabayango, ubu hasigaye hitwa mu Rwayezu. Twubaka urusengero rugeze hagati, turahagarara kubera impamvu zitandukanye. Leta itabyifuje ko tuhubaka, tuza kuduha ubundi burenganzira bwo kubaka ahandi hepfo hanini, naho turakoresha imbaraga zikomeye kuhubaka. Ubusanzwe cyagiye byari bigoye kugira ngo abantu bubake itorero, bubake urusengero, ariko twubaka urusengero mu buryo bugoranye. Abakristo benshi bari abanyeshuri badafite ubushobozi, ariko kubera amagambo meza tubwiraga, kubera gusenga, dushiraga umwete wo gusenga cyane, ubushobozi bukaboneka, twaje kuhubaka. N'ubu dufite urusengero rwiza cyane muri ntara yacu y'Amajyepfo, ushimishije. Ni ukuvuga ngo adusigiye amateka meza pe, asize ibikorwa bifatika, rwose, kuko uje ugasura urusengero rwacu uko rumeze neza. Icyo ni kimwe. Ikindi yadusigiye n'ijambo. Kandi ubwanjye niwe wantoje kubwiriza, ntabwo nanize kubwiriza, ariko arantoza, anereka uburyo bayobora itorero, ashinga imirimo myinshi itandukanye, tugahuza mu buryo mu cyumweru mpari na wahari twabonanaga nka 5. Buri kigoroba yarampamagaraga, tugahura ku mahoteli atandukanye, ari Bonne Concile cyangwa kuri bisi, tukicara tukaganira ku buzima busanzwe, kangira inama uburyo wabaho uri mu kazi n'uburyo wabaho utari no mu kazi. Niyo mpamvu navuze ko yari umugabo w'umunyabwenge cyane, kuko kenshi ibyo yambwiraga nabonaga rukuri. Yatubereye umugisha muri campus, yatubereye umugisha mu mujyi wacu wa Huye. Yari umugabo w'ijambo, kandi n'akarusho n'indimi zose nyinshi cyane zishoboka dukoresha muri iki gihugu yarazizi. Uburyo ari kubwiriza mu Kinyarwanda, yarabwiriza mu Kinyarwanda. Twahura n'abantu batumva Ikinyarwanda, bashaka kumva ijambo ry'Imana mu Gifaransa, akabwiriza mu Gifaransa neza cyane.
yaba ari abantu b'abashyitsi b'abazungu baje bavuye hanze bakeneye kumva ijambo mu cyongereza akabwiriza mu cyongereza. Twabanye neza kandi yambere umugisha njyewe ubwanjye n'umuryango wanjye. Ikintu namuvugaho rwose, Imana imuherukiro rudashira, Imana umwakire mu bayo. Mbwira bagenzi banjye b'itorero ryacu nibihangane kandi bakomere, dufite ibyiringiro, dufite ijambo yatwigishije, turizera ko tuzamubona. Umukristo wese aba afite iryo sezerano yuko tuzajya mu ijuru, kandi niho abera bari tuzamubona, kandi ntekereza ko ahari niho heza kurusha aho yari ari. Numva nibyo navuga mu ncamake. Murakoze, Imana ibahe umugisha kandi bihanganishe.